Gusingiza Imana bidusiga isura yayo. Gusingiza Imana bidusiga isura y'Imana. Gusingiza Imana uburyo bwo gusa n'Imana ubwayo. Isomo rya mbere twumvise, Pawulo mutagatifu aratangarira Imana, maze gusoza iri somo twazirikanye none agasoza ayisingiza. Yagize ati, kuko byose bikomoka kuri we, bikabeshwaho nawe, ni ukuvuga Nyagasani, bikabiraho we, nahabwa ikuzo iteka ryose. Gusingiza Imana ni ugukora iki? Gusingiza Imana bikorwa bite? Gusingiza Imana bikorwa nande, ryari, kandi bitumarira iki? Twasingiza Imana dute hamwe n'abaciye bugufi? Ivanjiri nayo iti, nugira ibirori, nugira butumira, nyabuneka ntuzatumire mumfitanye isano gusa cyangwa nabo muri ku rwego rumwe, uzatumire na ba bandi badafite ubushobozi bwo kugutumira nawe, maze ufatanye nabo ushimira Imana ibyiza yagukoreye ndetse no kubisangira nabo. Gusingiza Imana ni ikirere. Icya mbere ni ukuzirikana ibyo twumvise mu isomo rya mbere, kuzirikana ku byose, ibiriho byose, iboneka n'ibitaboneka, byose byaremwe nayo, ariko kandi ukanabitangarira. Mu yandi magambo, isi ni igitabo dusomamo ibisingizo by'Imana. Ibyaremwe bidufasha kumva ubuhangange n'ubuhangare bw'Imana. Niba mbonye umusozi, shimira Imana, singiza Imana yawuremye, ariko ubwiza bwawo n'ubunini bwawo bimfashe gutangarira ubwiza bw'Imana n'ubudahangarwa bwayo. Simpagarira aho ngaho. Niba mbonye imodoka nziza, indege ikoranye ubuhanga, simera aho ngaho mu kuvuga ngo abantu ni abahanga gusa, ahubwo bingeze ku rwego rwo kuvuga ngo uwatanze ubwenge akabuha muntu kugira ngo bashe gukora imodoka nk'iyi, bashe gukora indege nk'iyi, bashe gukora imashini nk'iyi, we ameze ate? Uwo ni Nyagasani ukwiye ibisingizo. Gusingiza Imana kandi ni ugufata akanya tukireba twebwe, maze abo turi bo n'ibyo dufite tukamenya uwabiduhaye n'uwo tubikesha, kuko hari igihe tubyibagirwa cyangwa se tukabyitirira abatari bo, utari Nyagasani. Gusingiza Imana ni iki? Ni ukwishimira ibyiza Imana yakoze, ni ukwishimira mbere na mbere ariko ubwiza bwayo, gufata akanya tukibuka ko Imana ari nziza. Ntabwo wavuga ko umuntu mukunda, ntabwo wavuga ko umuntu muri inshuti utaragira akanya byibura ngo n'inshuro imwe utangarira ubwiza bwe. Abasore n'abagabo badukurikiye, ese byashoboka ko ubwira umugore wawe cyangwa umukobwa ukunda ko umukunda nta kintu na kimwe kijyanye n'ubwiza bwe wari bwatangarire cyangwa se ngo umubwire? Bambwiye ko bidashoboka, bambwiye kumenya bitaba ari byo. Imana rero nayo gutangarira ubwiza bwayo, gutangarira ubuhangange bwayo ni byiza kandi ni ngombwa. Ibyo rero ntabwo bishingira kuko tumeze, ntabwo Imana iba nziza kuko turi beza, nta nubwo iba nziza kuko twishimye. Oya, twaba tubabaye twaba twishimye, duhamagarirwa gutangarira ubwiza bwayo. Bityo na cya gihe turi mu makuba, Imana ikaba yavuga iti, uriya muntu ubasha kunsingiza, uriya muntu ubasha kunshimira kandi atameze neza, aho aramutse ameze neza byagenda biti? Mu yandi magambo, gusingiza Imana bikadufungurira amarobine y'ingabire, maze amasoko y'imigisha akadusesekaraho. Gusingiza Imana kandi nk'uko twabyumvaga tubizi mu gitabo cy'ibyakozwe n'umutwe wa 16 ngo bica ibinyururu, ariko bigashingira ku byo twumvise mu isomo rya mbere,
kuko Imana itangaje cyane ngo yakoranije abantu bose mu bwigomeke kugira ngo bose hamwe ibagirire imbabazi. Ni ugusingiza no gutangarira imbabazi zayo. Ngo mbega ukuntu ubukungu n'ubuhanga n'ubwenge by'Imana birengeje urugero. Usingiza Imana ni ugutangarira ubukungu n'ubuhanga by'Imana birengeje urugero. Birengeje urugero, ntabwo biciriritse. Nenge kuvuga ngo ntabwo bigura make. Birengeje urugero, biratangaje. Ngo mbega ukuntu imigambi yayo ari inshobera abantu n'inzira zayo zikaba urujijo. Imigambi yayo ni inshobera abantu. Nyamara muri iki gihe biratangaje kuko bamwe batekereza ko ibyo batumva bitabaho cyangwa se atari ukuri. Nyamara biradushobeye nyine, ni inshobera abantu, kandi bizakomeza bidushobere. Atari ukugira ngo Imana ishimishwe nuko bidushobeye, ahubwo ari ukugira ngo tumenye ko tuciye bugufi cyane imbere y'ubuhangange bwayo. Igishuko rero abantu benshi bagwamo kenshi muri iki gihe ni ugutekereza ko ibyo badasobanukiwe cyangwa se ibyo badabasha gusobanura bitabaho, cyangwa se ari ikinyoma, ari ukubeshya abantu. Siko bimeze. Ngo koko rero ninde wamenye igitekerezo cya Nyagasani, cyangwa ninde wamubereye umujyanama, cyangwa se wabanje kugira icyo amuha ngo azagombe kumwitura. Ikindi gitangaje cyangwa ikindi dusabwa mu gusingiza Imana ni ukumenya, ni ukuzirikana no gushimira Imana iduha ku buntu kandi itagombye kurindira inyiturano. Ibyo rero birashimishe cyane kandi n'ibyishimo kuri twe, bidufitiye akamaro. Twabikora dute rero? Twabikora igihe cyose n'ahantu hose tubona ko Imana ari iganje mu buzima bwacu kandi tubereye byose. Twabikora turi twenyine cyangwa se tukabikorana n'abandi, kuko twaje mu gitambo cy'Ukarisitiya. Ukarisitiya ni isengesho ryo gusingiza Imana. Nibyo niko bimeze. Tugasingiza Imana, tugatangarira ibikorwa by'impangare byayo. Ngo cyangwa se wabanje kugira icyo amuha ngo agombe kumwitura, kuko byose bikomoka kuri we. Ibiriho byose, ibyo tubona byose. Usingiza Imana kandi mu gufata akanya nkavuga nti aka kazi mfite, aba bana mfite, uyu twashakanye, abavandimwe mfite, ntabwo ari jye wabihaye. Iyi nzu mfite, imodoka, imirima, amasambu, byose mbikesha Imana, nkayisingiza nkayishimira. Koko bikambera uburyo bwo guhura nayo, bikambera uburyo bwo gusa nayo, bikambera uburyo bwo gusatira no gusingira isura yayo. Paul Mutagatifu yashoje agira ati, nahabwe ikuzo iteka ryose. Cyazana ngo Imana ihabwe ikuzo mu buzima bwacu, ihabwe ikuzo mu kazi kacu, ihabwe ikuzo mu ngo zacu, ihabwe ikuzo mu miryango yacu. Kandi twabishobora, twayiha ikuzo. Dushobora kuririmba uturimbo dusingiza Imana, dushimira Imana, duha Imana ikuzo. Dushobora gukora ibikorwa byiza tugamije guha Imana ikuzo. Dushobora kwifashisha n'andi masengesho atuvuye ku mutima cyangwa amasengesho ya Kiliziya, duha Imana ikuzo, dusingiza Imana, dutangarira ubuhangange bwayo. Ariko kandi tunazirikana ko nabo baciye bugufi nabo ariyo yabaremye, tukabaha umwanya wayo. Twongere nako umwanya wabo, twongere twibaza umwanya duha abaciye bugufi. Muri iryo sengesho ryacu, muri ubwo buzima bwacu bushaka gusingiza Imana no kuyikuzo, abaciye bugufi bafitiye uwuhe mwanya? Yezu Kristo ngo yari yatumiwe mu buryo bw'umufarizayi w'umunyacyubahiro kuwafungurira. Uyu mutumirwa aratangaje, ngo abwira uwamutumiye ati, nugira gutumira ku meza, haba ku manywa cyangwa nimugoroba, ntugatumire inshuti zawe cyangwa abavandimwe nabo mufitanye isano cyangwa abakize muturanye, kugira ngo nabo batazavaho bagutumira bakakwitura. Ese ashatse kuvuga ko mugabo tutagomba kubatumira? Sicyo bivuze. Ahubwo ni uburyo bwo kuvuga ko tudakwiye guhagarariraho, tudakwiye guhagararira kuri abo gusa, ko tugomba no gutekereza ngo babandi baciye bugufi bafite uwuhe mwanya mu rugo rwanjye, babandi baciye bugufi bafite uwuhe mwanya mu mutima wanjye, babandi baciye bugufi bafite uwuhe mwanya mu muryango wacu. Dusuzume imyitwarire y'imiryango yacu muri iki gihe. Iyo dufite ubukwe, iyo duteganya ibirori, ninde dutumira? Akenshi ni abashobora kutwerera, cyangwa se nabo twatwerereye, cyangwa se n'abafite ubushobozi. Babandi baciye bugufi tukaba twanabyibagirwa, nubwo haba harimo ba nyirasenge b'umwana, ba se wabo, ba nyirarume, ariko nyine kuko nta bushobozi bafite.
bizatugora kubashakira bisi yo kugera i Kigali, tukaba twabirengagiza, tukazabibamenyesha nyuma. Babandi baciye bugufi iyo barwaye, iyo barembye, tubigenza dute? Bashobora guhera mu nzu bakahasazira, bakamera nabi, bakarinda bapfa. Yenda igihe cyo kubashyingura twagira isoni twibutse ko dufitanye isano, ko tukaba twagera mu misa cyangwa se twabageraho, tukaba twanabavuga neza. Ariko kubavuga neza bidakuraho ko babuze amafaranga yo kwishyura imiti, atari uko tuyabuze. Umwanya wabo rero n'uwuhe mu buzima bwacu? Nubwo badashobora kutwitura, nyamara nubwo batatwitura bifatika, iyo bavuze ngo Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, uwo mugisha Nyagasani asabwe cyangwa uwo mugisha usabwe n'uciye bugufi, Nyagasani arawuguha. Dusabe Nyagasani aduhe ingabire gukunda abo baciye bugufi, abarwayi, abamugaye, abatagira kivurira, abakene. Twongere tubaho umwanya mu kazi kacu, tubaho umwanya mu mitima yacu, tubaho umwanya mu ngo zacu, tubaho umwanya mu materaniro yacu, mu mahuriro yacu. Yezu Kristo ati, ahubwo nugira butumira ujye urarika abakene, ibirema, abacumbagira n'impumyi, nabo barye ku munsi mukuru, nabo bishimire ko Nyagasani agira neza. Bavuge bati dore ababosi basingiza Imana, dore ababosi b'abakirisitu. Ubwo nibwo uzabuhirwa, kuko bo badafite ibyo bakwitura, maze uzabyiturwe ku munsi w'izuka ry'intungane. Ibyo uzageraho baciye bugufi ntabwo ari bo bazabikwitura, ni Nyagasani ubwe uzabikwitura. Cyazana ngo Nyagasani aduhe ingabire gusingiza Imana no guha umwanya abaciye bugufi mu buzima bwacu, maze amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose asendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu.